Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Robes Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye service zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri ino nimero 0788 93 24 14. Robes Meadows Villa Apartment niwajura igisubizo. Bashaka kwanduza M23. M23 igomba kurya umutima amenyo ku buryo leta ikurura mu nyanga ryari ryose. Ntago wavuga ngo leta zanye sokoye ngo ntimuyirase ngo mutajyaho n'ukirwaho nibara. M23 nikore ntuza. Nikore icyo umuntu yakwita leta ifite byinshi byo gutakaza. M23 ifite byinshi byo gutakaza. Na cyane ko leta bazi ko nyine yikora ibyo ishatse. Ndetse na M23 ishaka kwikora ibyo ishatse. Ubundi intambara za Air Force nibyo zikora ibintu bibi. Ariko Air Force derekejwe na infantry ku bantu barwana nka kuriya urayikarikira ukavuga uti nabo ni ubwoba. Arambwiye ngo ntago irabatombe ahubwo ni FRDC zari muri centre zahunze bari kwikanga infiltration zama 23 hafi ya Kamituga. Ushobora guhura n'imodoka utarabona hano muri uyu mujyi wa Kigali ikubera ukuntu ihenze, ariko se kihenze umuturage waho yari umwana agiye kwiga. Aho nibakareba ibyo mu Rwanda kajugujugu ziba zifotora turu di monde n'iki byose. Hari aho wajya ugafotora ukumirwa. Muri Kongo nta bihari. Nta batayikuni bakize ku rwego rukaze. Niyo mpamvu yo muganira bango kamata pesa abana. Iba kandi mugiye kuburana nk'idosiye. Bose n'amafaranga ushaka. Kandi ikibazo mutakiganiriye. Bwatiseke dumubwiye ngo hama miliyoni ngo bamakenga n'abandi bose yagenda bahereza. Akavuga ati birangira ubu ngubu. Wenda muzongere nyuma. Itangazo ryo rero bama 23 yasoye waribonye yengejenze kwinjira mu ntambara. Kandi ribi tuvuga byose muri mindset ya M23 nta nuzi niba Kamituga ari gitangaza imbere yayo cyangwa se ikindi cyo cyose. Ushobora no gusanga ko nabikubwiye nkwereke n'ikindi rero tugomba gusesengura. Ntekereza ko uretse ko bitoroshye kubitekereza ko bishoboka, hari ubwo urumva mpereye ku mpande zitandukanye. Hari abaparteneri baciseke dashobora kuzamurambirwa bitewe nuko atihutisha umupira uko wakagenze. Kandi ntabwo ntekereza ko abana bo muri M23 baba bigira beza kugira ngo bagende babapapura abo baparteneri. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki. Wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wana basanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza, floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. N'indege irasanga ibirindiro bibiri byama 23 nanone ngikoresheje drone. Nabibonye. Nkibaza ubundi wamugana igihe aba bombi bari muri ibi biganiro nkaba mbona n'ubundi ntacyo biri gutanga bakirasana bakigira iki ubundi biganiro bizavamo iki. Leta ishobora gusanga kuri mu byo kuri table baganiraho irimo gutakaza. Ikabiri mushotora M23 ngo ni yinjire mu ntambara nyayo. Uwo leta izi yuko wenda ari bitayifata iyo muburana na leta yari ibintu bitapfa kuyifata. Yego nifite zo drone nyinshi nifite izo ndege z'intambara. Ariko leta ziri yumva Sandri. Bashobora kuba leta yumva yakora amanyanga kugira ngo ikurure M23 mu yandi manyanga. Nibyo nakubwiye igenda ifata nko kurasa mpeti bashaka gukura M23 ngo ifate pinga. Yego. Uko mpeti ibirometero 18 uvuye pinga urumva nahantu bureba n'amaso. Urumva? Yego. So urumva bashaka kwanduza M23. M23 igomba kurya umutima amenyo ku buryo leta ikurura mu nyanga ryari ryose. Irimo kwirakaza. Ubundi cyo ko nka buri abije yabishwanyaguza ifite ya defense zishoboye. Ntago wavuga ngo leta zanye sokoye ngo ntimuyirase ngo mutajyaho n'ukirwaho nibara. M23 nikore ntuza. Nikore icyo umuntu yakwita asymmetry defensive. Uteye n'indege urasa indege. Uteye na drone uzisenye. urumva
ariko nivuga ngo uratera n'indege urasa ikiraro cya pinga cya mpeti dufate Kamituga iraba irimo iza leta ivuga ngo ija ngwino neza cyo twashakaga twakibonye yego kuko ntabwo M23 izajya guhatana na leta ku bitutsi M23 yatukwa ngigire ngo bihwanyije n'ibya leta oya leta ifite byinshi byo gutakaza M23 ifite byinshi byo gutakaza na cyane ko leta bazi ko nyine yikora ibyo ishatse ndetse na M23 ishaka kwikora ibyo ishatse ntabwo byashoboka gihe nicyo nabibonyemo gusa kiriya kiraro ki strategique ushobora kukinyuraho ujya za Warikare nyine ukomeza za Rubutu ni ikiraro kinini cyane naho uko nakibonye gishobora kuba mu buryo bwa tactique ariko nanone Sandrine ni ugutsindwa kwa leta reka tuve mu byo irimo gushukashwe M23 irwane wenda babone icyo bayishinja none si yo leta nibizi ishaka kurwana izanyuza ibikoresho by'intambara itere M23 nibirimo guca ibiraro yego nibirimo guca ibiraro nawe hari insinzwe wemera kuko utayemera ntabwo waca ibiraro nawe wakoresha urwana yego ubundi intambara za Air Force nibyo zikora ibintu bibi ariko Air Force derekejwe na infantry ku bantu barwana nka kuriya urayikarikira ukavuga uti nabo ni ubwoba ibiraro zabikenera amashanyarazi uzayacana niba wizeye insinzi koko mu Rwanda none ibiraro urabishaka wiki ni insinzwe kuri leta ni kubogopa yani wa muntu nabazaga iby'amakuru arambwiye ngo ashobora kuba arata w'ibyo nsobanuriye Marsha ari byo wavugaga nanjye ari cyo nakemera arambwiye ngo ntago irabatombe ahubwo ni FRDC zari muri centre zahunze bari kwikanga infiltration zama 23 hafi ya Kamituga yego ni FRDC zahunze izima 23 bikanga ko ahubwo ishobora kuba igiye kubinjirira M23 buriya nyine amakuru barafite cyangwa basize bibye zahabu bagenda bayigabagabana mu nzira nuko babishyira abaki mbeshyira abakatanyama katanyama n'izo rima 23 vuze go oya barimo buriya bazi kirimo kugenda hasatira shacyo kora Marsha ejo ndari umuntu wavuye muri kare agace ariko yarambwiye ati nimba hari ikintu hari igihugu gikize ati Kongo we donc na we n'uwimasisi we yavuze ati Kongo pe ati rero sinaheruka gatari ku kuntu habaye noneho ati ugera Goma ukabona ibintu ni salama atari ko ukurikije uyu munsi aho bigeze ati yo kiza ko ari igihugu cyiza nta n'igihugu cya Afrika cyari guca kuri Kongo nyine hari hibirombe ariko tubwo za Minova none habaye he hose barakize cyane barakize pe barakize ariko nyine n'abatindi mu buzima mu ya buri munsi kuko buri ikintu gikiza igihugu ni good leadership kuko leadership ni coordinating bya bindi byose kuvuga ngo hakiza umuntu mwakiza babiri umva Sandrine ugiye kicanga ugere Masisi ugere mweso nayo hose ushobora guhura n'imodoka utarabona hano muri uyu mujyi wa Kigali kubera ukuntu ihenze ariko se kihenze umuturage waho yari umwana agiye kwiga bwaki yagize gute umunyu arawufite uzi ko hari ahantu muri za Kongo ugera za Kasai nayo hose kuko Kongo igira amatsinda y'abamahano hose ugeze ukaba washyira umwami amakarito nk'ijana y'amasabune n'imifuka nk'ijana y'umunyu urumva yego umva bigatera saga akaba n'umwami uganje akavuga ati n'abantu banyu rwose bahawe ikaze ahantu hose batazi umunyu batazi isabune abantu bakareba ibyo mu Rwanda kajugujugu ziba zifotora turu dimonde n'iki byose hari aho wajya ugafotora ukumirwa bacyambara ubusa bagira gute kandi niho hari bya birombe niho hacukurwa ya Kamituga ugasanga hakiza agasantere gato kabarangura bapakira indege abaranguzwaho ishwi ntacyo binjiza urabona nko mu Rwanda hari politike yuko iyo ibiva muri parike z'ibihugu zose bijya ara proximité y'ayo maparike bikazamura abaturage 10% y'amafaranga ava muri ibyo ngibyo Kongo ntabwo ifite iyo politike nguvuga uti Kamituga zahabu yaho ikwiye kuzigizamuye Kamituga muri ubu buryo sibyo yego Virunga Park Kahuzi Biega Park n'ahandi hose iyo politike ntabwo hari ibyo babyita leadership nitekereza abaturage no mu byo M23 Rwanda FC bavuga ko muri decentralisation bakeneye ari uko aba federalisme y'intara zita ku byayo ibindi bigasanga leta ariko nabo babaje kwitaho yego nta bihari nani byahigeze ubukire bwa Kongo rero ni ubukire utamenya ngo bukijije nde sibyo ariko abakongomani bafite amafaranga bamwe na bamwe za Nairobi miturirwa bafite ni yabo sibyo yego bubaka Rubavu bubaka mu Rwanda bubaka Bujumbura cyane
urumva simbizi Kampala nuko ariko ubundi ibyo ntacyo nibwira ko bivuze cyane yego si amashuri wubatse si amavuriro meza si iki none se ubukire ni iki ubukire ni complex ni ibintu byinshi uvanga bikabyara ubukire ntabwo ubukire si igiti kimwe kigira ishyamba ubukire ni ishyamba ry'ibiti byinshi muri Kongo nta bihari ni abatayikuni bakize ku rwego rukaze niyo mpamvu iyo muganira bavuga ngo kamata pesa abana iba kandi mugiye kuburana nk'idosiye n'amafaranga ushaka kandi ikibazo mutakiganiriye bwaciseka dumubwiye ngo hama miliyoni ngo bamakenga n'abandi bose yagenda bahereza akavuga ati birangira ubu ngubu wenda muzongere nyuma akoze ibyo bimaze iki ntacyo bimaze none se Masha kuba hari umugabo wabonye bya Mungu ari ngo muri uyu mujyi wa Uvira biriya byo bishatse kugaragaza iki bivuze iki namubonye nzibira bya Mungu se yagira Uvira gute ese iriya ni nzibira ni nzibira centre none ko benshi basa naho bagaragaza ko ngo yeregeye kuganira gutabara ngo Uvira nuko beshi ihurira hi ariko rero warabibonye nabonye aho yakoreye inama ariko nta Uvira se yahegera gute nta nubwo byegeranye hariya ni kure ya Uvira yego itangazo ryo rero mama 23 yasohoye waribonye uyu munsi cyangwa ejo yego ntago ari uyu munsi n'ibiriya yavugaga ni by'icyo kiraro barasha naribonye nkibaza nyine ko ibishaka kugaragaza wowe kuda kubivugaho cyane ko batewe ariko nanone ni wowe kuda kuvuga ati ese buko nabo batera ari mama 23 itera FARDC ibi byo si nko gushaka gushyira leta navuga mu kaga wamugani byerekane ko ari yataka kandi bo batataka nicyo yabagamije nyine no gukoreshanya imipira nta ufite undi ku mutima ngo bagire umukino wa gicuti yego hari amapenalite leta ikora adafite ikintu atwaye mu ventro nk'ibimenyetso kuko urumva nk'iyo haje ibitero by'indege nta muzarenda ufite indege leta iba yengejenze kwinjira mu ntambara kandi n'ibyo tuvuga byose muri mindset ya Muvento nta nuzi niba hakamituga ari igitangaza imbere yayo cyangwa se ikindi cyo cyose ushobora no gusanga ko nabikubwiye yana cooperation zirenze icyo twita kamituga reka nkwereke n'ikindi rero tugomba gusesengura ntekereza ko uretse ko bitoroshye kubitekereza ko bishoboka hari n'abantu bashobora kujya mu bitugu bya Muvento akavuga ariko bari abajama banyu ntago bari seriye bikinshasa muzi ikintu cyabumvishe no kumwafashije Goma muzongere indi mijyi nk'itatu batworohere mu biyoroshye mu biganiro kandi ari abahuza yego abikora icyo udatekereza cyose kiba gishoboka aho kantu canzemo ko gakomeye Masha karashoboka bakavuga bati buriya kiriya gihugu cyanyu ko kijya kumera nk'igihuru kuki mundi mu Rwanda mumeze nk'abadashikamye kanguha urugero uko mbibona jewe nako nayibonaga hari nk'igihe muri 9-3-4 nk'amahanga yari yatangiye kurambirwa imyitwarire ya Habyarimana urumva yego abantu basinye arusha amasezerano y'amahoro bumvikanye power sharing uko bazagabana ubutegetsi abayobozi unity y'abantu 600 muri Senate abantu rwa mu nteko bagiye kurahira ukabura ugasiba buri munsi ngo urahize guverinoma y'icyo yaguye iyo bigeze hariya nubwo Muvento itaragira na leta n'abandi bari netre bagenda bakubura imboga bamenye bakanya bavuga ko uyu muntu nubwo yasinye ibyo twakoze turabona nta kintu ashaka ko kizagerwaho yego ibyo ni ibintu bishoboka ari za Amerika ari za Qatar ashobora kurambirwa imyitwarire ya Kisekedi uhora uhindura ngo ndi kubashimwa ngo ndi kuki rekura abantu barekuye abawe simbishaka oya mumena bari abasirikare bapasi batari kwana n'igicucu abantu bapasinge barahire bemereye kwinjira mu nyeshyamba gutya na gutya ntibyo wigeze kumva ko ubu hari impaka hagati ya Cyril Ramaphosa Emerson Mnangagwa wa Zimbabwe babwira Tshisekedi ati umugabo urimo gucira imanza z'urupfu ko yahoze ari perezida harakari ishazo ufite n'igiki aribyo byabujije Kabila gukatirwa urubanza rwa nyuma kuko South Africa na Zimbabwe umuntu umushaka we mu byukuri yakugize ati bashaka no kubahuza ngo baganire bombe urumva so nukuvuga iki rero hari ubwo urumva mpereye ku mpande zitandukanye hari abaparteneri baciseke dashobora kuzamurambirwa bitewe nuko atihutisha umupira uko wakagenze kandi ntabwo ntekereza ko bazamu abana bo muri Muvento baba bigira beza kugira ngo bagende babapapura abo baparteneri buri ifoto ya Lawrence Kanyuki Pretoria wa Johannesburg yari mbi cyane yego kubona abantu baba mu mutwe wanarashe ku ngabo z'abanyafrika y'epfo zabaga mu bambiro n'ahandi hose bakarasana bikaze uwo muntu uri muri top 5 w'abayobozi babo bakomeye
ukamubona mu gihugu cy'iwabo w'uwo muntu birakwereka ko hari imyitwarire mibi leta iba yaragize igatuma abantu bagenda bayivaho ntabibara neza kamera areguye undi agize gute mbega bakamana nk'umuntu ujagaraye ku buryo camp yari muri inyuma izagenda ihinduka rero no mu biganiro bibaho ibakatari bamerika ibikiriho batakose wowe mwari kwicara ngaho mutajya kuri Goma kataka dushobora tutari kuhagera wibwira ko uriya mugabo ari kuza akemera ko munaganira ryatangazo twanditse akarisoma mutafashe Bukavu none se umuntu akubajije gutyo so ukubwira ngo ntabaguciriye irenga mwigira imbere ariko nimwigira imbere ibiturimo kubahuzamo biroroha niyo mpamvu ubona hari hajya muri zino ntumwa zigenda hageramo intasi abantu bakomeye nyine ubwirishina akacyumva kandi nabo bararegana bati mwababonye ibyo barimo uvuga mu kanya dore na drone baraturashe dore na siko yisenya ikiraro amafoto bakohereza kwa Bulos buri hari serire bashinzwe icyo umwe yakoze barabareguzanya urumva leta yarasha abantu report ziratangwa none se leta iregura iki bangu nabaza ndo bagurukije drone iravuga se ko basigaye bazina sukoye niba uri bishinja se urumva buriya Kisekedi nakomeza gutseta ibirenge baza camp izamuvaho uruhande rwo ruzasenyuka rujye kunyesha kandi kwitahire ikindi nababwira nuko wabonye kandi batatu barimo umusirikare umwe ngo baguye mu mirwano warabibonye ngiheruka guhuza ingabo za leta Republika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'abarwanyi b'Abazalendo muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo ntabwo wabibonye namanyama bongeye kurwana kintu ariko se bararwana Abazalendo na FARDC masha biragoye ko bazumvikana muri Uvira ntabwo rero bafite bene barasana nese ko ntabwo rero bafite iyo ureza abantu ukabareresha imico mibi ujya kubona wasohoka mu gipangu umwashyize undi hasi arimo kumwesura kuko ubero wabahaye bubi utababwiye ngo kwarigeze banabarera unyene bakanga bakabihararumba ntibishoboka ubundi nta abana uzi batojwe ariko bakananira ababyeyi se nta munyeshuri w'umuskubaho habaho umuswa w'umwarimu ntabwo dushobora gutwerera esheke z'umu ubwo ushatse kuvuga ko abanyeshuri bose bagomba kuba bambere se byakunda se ubundi bari supposed kugira amanota yankenerwa masha nawe aho wikabye ntabwo nkabyisha ntabwo abantu bose banganya ubwenge ariko nyine bakagira amanota abimura kuri gusibiza abana ngo nabaswa waba bari wo muswase kare we wize kwigisha se kukiye kunaniye kumwigisha ese umwana uza kwigisha we mwigisha reba bikunaniye wowe uri mediocre so nta musirikare wa FARDC n'umuzalendo babaswa babaho urumva mediocrity kuri leta ni mpamvu barwana buri wagaburiye ratio umuzalendo akajya kurwana afite boîte de conserve mu bitugu uno musirikare ukabaha izingana umusirikare akagira icyo cyura umuzalendo akagira ikintu cyura urumva yego ese barasa nabate ariko umusirikare arahembwa yapfaga bwa social umuzalendo afite iki noneho umusirikare akanga kurwana ahantu umuzalendo ngabe urwana ahantu hakomeye uri professional hagati yabo iyo ni imbalance mu buryo bwa care uhereza abantu so niba rero miss management yari bazarwana ubateranyije ninde ni ya leta ihemba mu gihe buri kwezi ariko umuzalendo akazabona ratio mezi 3 bana komanda wigize umugenerali akajya kuyasangira na komanda w'igisirikare akavuga ati bara n'ibitera hejuru nzabarasa nese uko ikibazo kiri ku muzalendo cyangwa kiri ku bayobozi babo nukuri kose pe ntago ari blague arimo kukubwira nta muFARDC mubi nta muzalendo mubi umubi ni ubutegetsi bubayobora bose bukabashyira matati ubwo Tshisekedi n'ingabo ze naho bari abaturage uri muri deri mwiza wabashyira ku murongo bakabantu bazima ukanabigisha ibintu bizima abaza muri Muventura ko babazima ariko Muventura nibwo yakira Abazalendo nese baraza bagakomeza ubusiribo bahageze mu leadership twitahire mbonye n'umuntu nyandikiye inkuru itari nziza twitahire ariko nta yindi nkuru itari nziza ni ati mu mahoro ni ibisanzwe ariko niba udiri biri mu makuru gusa amakuru atari meza Marshal rero nzi ko atabwishimire kumva kuko ntago tubitera comment cyane ati amahoro ati nabonye ikiganiro cyanyu mwibaza byinshi atariko kugeza kuri iyi saha amakuru ahari nuko abantu baganiraga na mushuti wanyu Rabini bafashwe icyo twiteze no kwashaka kugirirwa nabi
ngayo nguko marsha ndumva twataha nuko nyine iyo marsha w'icyongeye hati no gusenga gusa nyine Imana niyo ishobora byose naho twe nta kindi twakabikoze yisaha sibyo marsha no wandika ibyo wasanga urimo kubagirira nabi agira ngo yigire intama hakayo makuru bashyize ku ruhande Rabine ngo yashinze umutwe w'igisirikare ngo niba ngo eri tabara ngo niki byose ubikwehe ndimo kubona ibonye bari bwiza uza ngo Sandrine rwose biri kuri bwiza pe uravugisha ukuri waje yarinze nkuru mashamba barira nayishatse kuri ntuze ndayibona hariho n'ifoto ye niba ari kuri bwiza ari ku museki yarayishinze none se kirakora abashaharaza no kuza kuri twiseka ariko amashaharaza kuza n'ibinyoma byinshi pe haraza n'ibinyoma kandi birimo no kuri niba ariko iyo mfite mashini rero hari inkuru mbona urumva utabona mu telefone sinzi impamvu ora nta mashini azanye ariko ndayiguha katwitahire pe gusa ngiye nabyo uzabaze mugisha si mushuti wawe mugisha nawe zabikubwira yagishinze ryari sagenda cyangwa se byari muri iyi minsi ngo giteye n'ubwo muri iyi minsi mashanda kwihanisha kanitahire ari kubeshya marshal ntago mbeshya se naza kubeshya ibintu hano marshal urabeshya none se n'igihe wabwibwiye ngo yitwa Eri Tabara harimo ijambo tabara ariko none se ikibazo ni kimwe bavuga ko afunzwe amerewe n'abandi ati ashobora kuba yaragiriwe nabi atabandi ati kwicwa abandi biti igisirikare amugana amashewe ibintu birimo ibintu byane nde wimvanga rwose wimvanga ahubwo kanitaye yishwe nande sobaza mugisha si mucuti wawe ariko iyo ndayiguha ndava nguhaye link nyina arimo nyisoma bashaka twitahire nanjye ndinde nanongera nukuri kw'Imana none se numva umutwe nawuhimbye ko nabonye utangira useka ngira ngo ni blague none nabonye biri seriye ntabwo naseka ibintu bya Rabine azashyushya abantu umutwe mpaka ngenda gushimiye mbaye ningiye pe reka nanjye ngushimira nawe ugere wihungura amatwi kubera inkuru ndimo kuzana hano hari za Chisekedi ajya uncenca umwana nani nizi za Rabine zagusekera nazo narinzi nagushimiye nanjye urakoze yego izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.